Muraho bakunzi ba African Power TV. Aka kanya turaje tugiye kurebera hamwe uburyo ingurube zigaburirwamo. Turareba ku cyiciro cy'igihe ziba ari ntoya kuva zivutse kugeza zigejeje amezi 5. Ubwo turaza kurebera hamwe ingano y'ibiryo zirya kuva zivutse kugeza zigejeje amezi 5, aribwo ziba zitegurwa kujyanwa ku isoko. Turebere hamwe ikiguzi bitwara kugira ngo zigeze ku mezi 5. Turebe n'inyungu ishobora kuzibonekaho. Turareba ku ngurube imwe, turebe kuva ivutse, turebe kugeza igejeje amezi 5 ngo iraba ikonsomye ibintu bingana gute. Muri rusange rero ingurube kuva ivutse, iyo ikivuka gutya ibanza konka umuhondo wa nyina kuva ikivuka kugeza byibuze hashize nk'amasaha 12 cyangwa 24, ni ibigomba kuba iri konka gusa. Noneho igikurikiraho ubundi zikajya zonka bisanzwe. Ku munsi wa 10 nibwo ingurube zitangira kuzigisha kurya. Zangira kwiga kurya, zigahabwa ibiryo byoroshye bitari buzibangamire kuko ziba zikiri ntoya cyane. Zikajya zirya uturyo duke. Icyo gihe ziba zimeze nk'izirigataho, zirya bike cyane kugeza zigejeje iminsi 28, zirangije ibyumweru 4. Ahangaha rero kuva zivutse kugeza akenshi ku cyumweru cya 24, ku cyumweru cya 4 ingurube ziba zamaze kurya ibiryo. Ingurube imwe imaze kurya ibiryo bitarenga ibiro 3, wenda tugereranyije, kuko aho ngaho ntidukunda gupima ngo turamenya ngo turayiha quantity ingana gute, ariko muri icyo gihe cyose biriye ibiryo bitarenze ibiro 3, kuko icyo gihe ibi bifatanya no konka. Ikiba ikonsoma cyane muri icyo gihe ni amata ya nyina, ntabwo ari ibiryo. Turabara rero duhereye igihe tuzicuciriza, turebe umubare w'ibiro zirya kuva icyo gihe ku cyumweru cya 4 kugeza ku cyumweru cya 22, turebe ngo ziba ziriye ibiryo bingana gute. Tudatinze ku cyumweru cya 4 niho tugiye guhera. Ku cyumweru cya 4 ingurube ku munsi ziba zirya 0.35 by'ibiryo. Ubwo ni ibiro 0.35 cyangwa amagarama 350 ku munsi. Niyo ingurube ziba zirya. Zikanywa mililitiro 900 z'amazi. Icyo gihe za ngurube ziba zifite ibiro 7. Ubwo ziba zicutse icyo gihe. Zikarya ibiro amagarama 350 ku munsi wose. Noneho zikanywa mililitiro 900 z'amazi. Ariko iki gihe izi ngurube akenshi ibiryo ukora uko ushoboye zikabihorana, ntabwo tuba twagatangiye kuvuga ngo turagabura ngo mu gitondo, ngo saa sita no ku mugoroba. Ziba zigomba guhorana ibiryo, ariko ku munsi ingurube ntirenza amagarama 350. Ibyo biba mu gihe cy'ibyumweru 2, ku cyumweru cya 4 n'icyumweru cya 5. Noneho tukajya ku cyumweru cya 6.
cyumweru cya gatandatu ingurube zikoresha ibiryo bingana n'amagarama 750 ku munsi wose. Zikanywa amazi litiro imwe na mililitiro 900 ku munsi. Ndetse iki gihe ingurube iba ifite ibiro 12. Icyo gihe ibyo biryo tuba twahinduye zibirya mu gihe cy'ibyumweru 2 nanone. Ibyumweru 2 byarangira tugahindura, ubwo bikajya ku cyumweru cya 8. Ku cyumweru cya 8 twa tugurube twacu twongera nanone ingano y'ibiryo turya, tugatangira kurya ikiro cyuzuye ku munsi. Tugatangira kurya ikiro cyuzuye ku munsi. Amazi tunywa litiro 2.5 ku munsi. Utwo tugurube tuba tumaze kwegera hejuru, tuba tumaze kugira ibiro 21. Aha ni ku cyumweru cya 8. Gusa bimaraho ibyumweru 2, ubwo ni icyumweru cya 8 n'icyumweru cya 9, tukajya ku cyumweru cya 10. Ku cyumweru cya 10 nanone turahindura za ngurube zacu zigatangira kurya ikiro kimwe n'amagarama 200, ndetse zikanywa amazi angana na litiro 3 ku munsi. Izo ngurube zacu ziba zipima ibiro 30. Ibyo zirabikoresha mu gihe cy'ibyumweru 2 nanone. Tukagera ku cyumweru ubwo cya 12. Tugeze ku cyumweru cya 12 turongera tugahindura. Za ngurube zacu zigatangira kurya ikiro kimwe n'amagarama 400 ku munsi. Zikanywa amazi angana na litiro 3 na mililitiro 600. Iki gihe izi ngurube zacu ziba zimaze gukura, ziba zaragize n'ibiro 40. Nyuma y'aho ngaho ubwo naho zibirya ibyumweru 2, zagera ku cyumweru cya 14 nanone tugahindura. Iyo duhinduye ku cyumweru cya 14, za ngurube zacu zitangiye kurya ikiro kimwe n'amagarama 700 ku munsi wose. Noneho zikanywa amazi litiro 4 na mililitiro 200. Ziba zagiye hejuru, ziba zaratangiye gukura ku ngano y'ibiro ziba zifite ibiro 51. Ibyo nanone zikabimaraho ibyumweru 2, tukajya ku cyumweru cya 16. Ku cyumweru cya 16 za ngurube zacu ziba zatangiye gukura neza, ziba zitangiye kurya nk'ingurube nkuru. Iki gihe ziba zirya ikiro kimwe n'amagarama 900 ku munsi wose. Noneho zikanywa amazi angana na litiro 4 na mililitiro 800. Igihe ku munzani zipimye ziba zifite ibiro 65, ziba zarakuze. Noneho ubwo naho zikamara amezi ibyumweru 2 zikoresha ibiryo bingana gutya. Tukagera ku cyumweru cya 18. Ku cyumweru cya 18 turahindura, za ngurube zacu zigatangira kurya ibiro 2 n'amagarama 200. Iyo zitangiye kurya ibiro 2 n'amagarama 200 ku munsi wose, amazi naho turahindura, zigatangira kunywa litiro 5.5 ku munsi wose. Izi ngurube ziba zipima ibiro 80, ziba ziri hafi kujyanwa ku isoko, ziba zitegurwa kujyanwa ku isoko. Ndetse iki gihe nta n'ikibazo cyatuma utanazigurisha. Uramutse ushatse kuzigurisha iki gihe ziba zarakuze, wazigurisha, ziba ari ingurube nkuru, ariko ziba zitaragera ku gipimo cya nyacyo, ku ntego kenshi tuba dushaka. Turakomeza tukazigumana. Ku cyumweru cya 20 nanone tugahindura,
Iza ngurube tugatangira kuzigaburira ibiro 2 n'amagarama 400 ku munsi wose. Zigatangira kunywa litiro 6 z'amazi. Ziba ari ingurube nkuru, ziba zifite ibiro 95 hano ku cyumweru cya 20. Iyo ngano y'ibyo biryo zibimaraho nanone ibyumweru 2. Ubwo ni ku cyumweru cya 20 n'icya 21. None tukajya ku cyumweru cya 22. Ku cyumweru cya 22 ingurube ziba zujuje amezi 5. Za ngurube zitangira kurya ibiryo byinshi ku munsi, ariko batari byinshi cyane, kuko n'ubundi muri kamere y'ingurube ntizirya ibiro byinshi, zirya ibiryo byinshi. Iki gihe tuzipimira ku cyumweru cya 22 ariko ku mezi 5 tuzipimira ibiro 2 n'amagarama 650 ku munsi. Ndetse amazi zigatangira kunywa litiro 6 na mililitiro 600 ku munsi. Izi ngurube ziba zarakuzwe, nicyo gihe cyiza cyo kuzishyira ku isoko zikajya kubagwa. Nicyo gihe cy'ingurube ziribwa zigomba kujya kugurishwa. Iki gihe ziba zifite ibiro 110, ziba zujuje amezi 5. Aha rero mushobora kwibaza ati ko nshobora kuba narigeze wenda kororaho ingurube zikageza aya mezi 5 zidafite ibi biro, aho ibisi kubeshya. Ubundi mbere na mbere iyo worora ingurube ugomba no gutoranya ubwoko bw'ingurube bukura vuba iyo uri kubikora nka business. Kuko iyo uri kubikora nka business kandi ukorora ingurube zidakura, akenshi uzajya mu gihombo, ibyiza by'ingurube ntuzabibona. Ubundi ingurube nziza z'icyororo iyo zigaburirwa neza uzitayeho, z'icyororo kandi zikura neza, wororera business, wororera ubucuruzi, ziba zigomba kugeza amezi 5 zujuje byibuze, intoya muri zo yujuje ibiro 90. Ahangaha inini muri zo ibigomba kuba ifite n'ibiro 120. Ni icyo gihe ubona ibyiza byo korora. Icyo gihe nicyo gihe ubona inyungu kuri za ngurube. Ubwo rero igihe cyose ushaka korora bya kijyambere, ushaka korora kugira ngo bigire icyo bikumarira, ugomba korora kijyambere, ugatoranya ingurube nziza zororoka kandi zikura vuba. Kororoka ntibihagije, ingurube burya zose nyuma y'igihe wasanga zose zarakuze. Ingurube ushobora kugeza ibiro 300 ifite umwaka, hakabaho n'indi ikura gahoro ariko nayo ibiro 300 ikazabigeza, ariko ugasanga iyo ikura gahoro yagejeje ku biro 300 yarakuriye byinshi, nta nyungu bifiteho. Rero iyo tugiye korora mbere na mbere, ikiruta ibindi ni uko ziriya ngurube turi korora zigomba kuba zikura vuba. Nicyo cya mbere cyo kugenderaho. Ibyo kubibyara abana benshi si byo byiza cyane. Ibyiza cyane ni uko abavuka bakura vuba, ku buryo umenya ngo ndazorora igihe gito nzijyane ku isoko nunguke. Inyungu mbega icyiza ni ingurube gukura vuba, icyiza si ukuba ibyara benshi. Aho kugira ngo ingurube ibyare abana 15, ariko usange niba witegura kuzabagurisha bahakuze mu gihe zisarurwa zigiye kubagwa, ugasanga abo bana bavutse urabamarana amezi 9, ahubwo nubwo yaba yarabyaye abana 6 cyangwa 8, ariko ukamenya ngo bariya bana ndamarana b'amezi 5 bajyane ku isoko bazaba bakuze. Aho ngaho niho haba hari inyungu. Ahangaha rero tumaze kureba uburyo ziriya ngurube zirya, iyo uteranyije biriya biryo ingurube yariye kuva yavuka kugera yakura, yagera ku mezi 5, iyo uteranyije umubare w'ibiro yariye kuva yavuka kugeza yakura,
uzasanga yarariye udufuka 4 tw'ibiryo by'amatungo. Agafuka hano mu Rwanda kaba gahagaze 24,000, 25, 26 aho ngaho. 26 ku gafuka kamwe. Iyo ingurube yariye udufuka 4, urumva ko uzasanga yariye amafaranga ahwanye n'ibihumbi 104. Uzasanga yarariye ibiryo bingana n'ibihumbi 104 muri icyo gihe cy'amezi 5. Ndetse nyuma y'amezi 5 yo yariye ibiryo bingana gutyo, uteranyaho wenda n'imiti uzakoresha, ntihabura n'ibindi bihumbi wenda tubare 15 ingurube yakoresheje. Bateranya kuri bya bihumbi 104, uzasanga ari ibihumbi uzasanga ari ibihumbi 119. Ya ngurube turebe ngo nituyijyana ku isoko izavamo amafaranga angahe. Ya ngurube twagaburiye gutyo kuri ya mezi 5 tuyijyana ku isoko, ubundi ikiro babara ku bihumbi 3. Iyo isoko rimeze neza, ariko iyo isoko ritameze neza bashobora kugura ku bihumbi 2,500. Katubarire ku bihumbi 2,500, tuvuge wenda ko isoko ritameze neza. 2,500 ya ngurube yacu ishyize muri moyenne tuzayibara ko ifite ibiro 100. Nitujyana ku isoko tuzasanga turavanamo ibihumbi 275. 275 nituvanamo ikiguzi cy'ibiryo yariye, tukareba n'imiti yakoresheje, tuzasanga ya ngurube tuyifiteho inyungu y'ibihumbi 150. Urumva ko ingurube byanze bikunze zirunguka. Byose n'ibintu hose biranazwi kuba bikora, babishyizeho umutima kandi bazi uko babikora, bazi ibyo bagomba kugabura, bazi ingano y'ibiryo bagomba kugabura, byanze bikunze barunguka. Iriya ngurube uzayibonaho ibihumbi 100. Uzayibonaho ibihumbi 150. Ndetse katuvuge wenda yuko bishobora kutagenda neza, ya ngurube wenda ku mezi 5 niba ifite ibiro 100, tuyongeje ukwezi, turebye ku biryo irya ku munsi, tuzayongera kandi gafuka kamwe n'igice. Kandi gafuka kamwe n'igice nubara ku 26 ku gafuka, uzasanga muri uko kwezi twayongeje, wenda mu gihe yaba yarakerewe nko gukura, ku mezi 6 ho, iyo utafite ibiro 100, akenshi uba warahombye, ufite ubwoko butameze neza, ufite icyororo kitameze neza, ubusabwa guhindura icyororo, ukareba icyororo cy'ingurube zikura vuba. Ku mezi 6 ho ni nk'itegeko, ingurube zigomba kuba ziri hejuru y'ibiro 100. Rero tuvuga ko wenda ku mezi 5 zitakuriye igihe, wenda ngo ku mezi 5 zibe zifite ibiro 100, ushobora kuzongeza ukwezi. Ku mezi 6 kuri bya biryo kwa dufuka 4 twari twabaze, ugasanga twabaye 5 n'igice. Nituba 5 n'igice, uzasanga zarariye hafi ibihumbi 100. Uzasanga zarariye hafi ibihumbi 145 wenda. Nuteranyaho n'ay'imiti n'iki, byibuze ingurube imwe uzayibonaho ibihumbi 100 by'inyungu. Iyo rero wari wavukishije utwana 10, buri kantu kakabonaho ibyo bihumbi 100 by'inyungu, urumva ko ingurube y'imbyeyi muri ayo mezi 6 ibiguhaye inyungu ingana na miliyoni.
kandi icyo gihe uzigurisha ku mezi 6 ya nyina iba yongeye kubyara. Muri rusange inyungu ku ngurube ziba igihe ingurube zawe zikura, igihe ingurube zawe uzikuriza ubundi ukazigurisha zigejeje igihe cyo kuribwa. Noneho ku mbyeyi, inyungu y'imbyeyi ubundi ni ukukubyarira bariya bana. Inyungu y'imbyeyi aba ari ukukubyarira bariya bana. Ni byiza rero ko iyo ugiye kureba icyororo cyiza ugomba kumenya ngo iki cyororo gikomoka ku ngurube zikura vuba, n'izanambyarira zambyarira abana bakura vuba. Icyo gihe ubwo rero iyo ufite ingurube y'imbyeyi ikura yakuze vuba, nujya no kuyibanguriza uzagerageza gushaka imfizi y'ingurube nayo ikura vuba, kugira ngo zizajye ziguha abana bakura vuba. Inyungu aba ari kuki? Inyungu aba ari ku bana, inyungu ntabwo aba ari ku mbyeyi. Ubundi iriya ngurube nyina yabo niyo iguma iguha inyungu ku bana ibyara. Muri rusange rero ni uko nguko ingurube yungukamo. Abazitinya ngo zirya byinshi ni uko bazifiteho amakuru mabi. Nta makuru mbega bazifite, bapfa kuvuga gusa. Ariko ukuri kw'ingurube, ubundi ingurube zikura gutyo zikunguka gutyo. Urumva ko ingurube imwe mu mwaka, ubundi ingurube imwe y'imbyeyi nziza cyara abana bakura vuba iba igomba kukungukira miliyoni 2 z'amafaranga za buri mwaka, kuko buri mezi 6 bigomba kuguha inyungu ya miliyoni y'inyungu, n'undi mwaka miliyoni y'inyungu. Ubwo aho ngaho ni minimum. Ubundi iyo ari ingurube nziza uba ugomba kuyibonamo arenze ayo ngayo, ugomba kuyibonamo 1,5 miliyoni, ku buryo ku mwaka usanga ingurube imwe yaraguha inyungu ya 3 miliyoni. Ariko twabaze minimum, tureba igihe ushobora kuzitindana zigakurira amezi 6, ndetse tureba n'igihe isoko ryaba ritameze neza. Ingurube ukajya ugurisha wenda ku 2,500 kilo, ariko ubusanzwe iyo isoko rimeze neza ari 3,000, kandi ingurube nziza kenshi abana bayo bakurira amezi 5. Ubwo urumva ko iyo zakuriye amezi 5, kandi ingurube nziza kenshi n'abana ibyara hejuru y'10, ariko twabaze wenda moyenne abana 10, ntabwo twagiye hejuru. Ariko iyo ari ingurube nziza uzasanga ibyara abana 14. Urumva ko byanze bikunze ingurube imwe y'imbyeyi yaguha amafaranga ashobora no kugera 2 miliyoni mu gihe cy'amezi 6, ku buryo uzasanga mu gihe cy'umwaka iguhaye 4 miliyoni. Ariko katubare minimum bigomba kuguha 2 miliyoni. Urumva rero ko ingurube ni itungo ryunguka uko ariko kose. Ariko nanone cyitonderwa ku bworozi bw'ingurube, ntabwo ingurube uzayorora uyigaburira ibyo ubonye byose. Ntuyibihe izabirya, ariko nta musaruro izaguha. Mbere na mbere makinga sure ngo niba ugiye korora ingurube ukora uko ushoboye, uba ushobora kuyibonera ibiryo byazo. Atari ukuvuga ngo uzabarira ngo mu mutwe ubanza uvanemo ko ingurube uzayigaburira amadeshe. Mu gihe ugitekereza ko uzayigaburira amadeshe, ingurube ni hahandi uzagenda uyivuga nabi ngo irya byinshi, igira iki, ntizikura. Ariko igihe cyose wamenye ibiryo ukwiye kugaburira ingurube, izaguha inyungu byanze bikunze. Ikindi, ingurube ubundi uburyo yororwamo itandukanye n'inka. Nk'inama nagiraho abantu, ingurube itandukanye n'inka, itandukanye n'ihene. Ibyo ni inyamaswa ushobora kuragira zigakura nta mafaranga uzishoyemo. Igihe witeguye korora ingurube utazi ko wabona amafaranga yo kuzishoramo, byaba byiza ubiretse. Ingurube y'inyungu, ubundi ingurube ni nka banki ariko yunguka. Ni ukuyibitsamo amafaranga, nyuma y'igihe runaka ikayagusubiza. Ntabwo imeze nk'inka ngo uzashora igende irishe utabishyizemo amafaranga, wenda washyizeho igihe gusa ngo urunguka. Ingurube ntibishoboka, ugomba kuba ufite
igishoro uyishyiramo nayo ikakungukira. Nuko ingurube zororwa, umuntu ntibazakubwire ngo ingurube ni nziza ngo nanone ngo utekereze ko wayorora utayishoramo, mu gihe cyose udafite ubushobozi bwo kugira ibyo uyisevingamo. Ntihazagire ugushuka ngo worore ingurube, ntihazagire uyikoroza ngo uyemere. Ingurube yunguka kubera yuko hari ibyo uyishoramo, bya bindi wayishoyemo ikagukubira kabiri ikabiguhereza nyuma y'igihe runaka. Muri make ubujyanama ku bworozi bw'ingurube nari mfite n'ubwo ngubwo. Ikindi mwibuke gukora subscribe, mufate no kunzogera. Ibitekerezo byanyu birakenewe, ni ibitekerezo muri bumwe kugira ngo menye ikindi kiganiro twazakora tukaganiraho ku bijyanye n'ubworozi, kandi n'ubujyanama namwe ndabubakeneyeho. Ubwo rero aho muri bubumere ni hariya muri comment. Ikindi kiganiro niba ubona gikwiye wamfasha kugisharinga kikagera no ku bandi, tugakomeza tugateza imbere Afurika yacu. Ntibizahora ari iby'abazungu gusa, natwe tugomba kubikora kinyamwuga, byibuze natwe tukagira icyo tugeraho nk'abanyafurika. Murakoze, ciao ciao.